nta kibazo itorero ry'u Rwanda ADEPR ry'u Rwanda rifitanye na Pasiteri Usabwimana Samuel, ku buryo Usabwimana Samuel agiye guhura na Papi Claver na Dorcas bagakora igitaramo. Bahaye ikaze, ni Impamba Nyayo TV, nitwa Didas uririmbe. Ngarutse hano ngarukanye andi makuru kuyavuga biransaba kwitonda kugira ngo ntakora amakosa menshi, kuko ni amakuru yo kwitondera. Itsinda ry'abahanzi dukunda mu Rwanda, rya Papi Claver na Dorcas, ni abantu bakunzwe cyane babarizwa mu itorero rya ADEPR. Iri rizwi nk'itorero ry'irinyamwuka, nanjye mbarizwamo. Bagiye kwitabira igitaramo muri Canada, mu mujyi wa Ottawa. Ariko impamvu navuze ko ari ibintu bisaba kuvuga umuntu yigengesereye, ni igitaramo umushyitsi mukuru yitwa Pastor Reverend cyangwa Senior Pastor wahoze ayobora ADEPR witwa Usabwimana Samuel. Uyu mushumba, impamvu navuze ko inkuru nzanye ari yo kwitondera, ni uko uyu mushumba yavuzweho byinshi birimo guhunga igihugu, yavuzweho byinshi. Impamvu navuze ngo bisaba kwitonda. Hanyuma uyu mushumba asanzwe atuye mu Bubiligi. Yatumiwe rero, ubwo azava mu Bubiligi ajye muri Canada kuvuga ubutumwa cyangwa se kubwiriza, hanyuma agaruke. Turaza kwifashisha bimwe mu byagiye bitangazwa kuri iki gitaramo. Ni igitaramo giteye gute rero? Ni igitaramo giteye gute? Ni igitaramo kizabera mu mujyi wa Ottawa, byumvikane abazaririmba ni Papi Claver na Dorcas ndetse ngo n'andi makorari yaho. Ni igitaramo cyateguwe na ADEPAC cyangwa se ADEPEC. Ubyumvishe neza, ADEPEC bijya guhura na ADEPR, usibye ko inyuma hariho ca, ahandi hakabaho ra. ADEPR ni itorero rya Pentecote mu Rwanda, ubwo ADEPEC ni itorero rya Pentecote muri Canada. Hanyuma rero iki gitaramo cyateguwe na ADEPEC, kigatumirwamo uyu mushumba. Giteganyijwe ko kizaba tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi. Ubwo hari kubura ibyumweru bikeya cyane, ndumva nta kwezi kurimo. Tariki 18 z'ukwezi kwa karindwi, kibere muri Canada, mu mujyi wa Ottawa. Ni iki gitaramo kizabera. Hanyuma muri 2012 niba ntibeshye, kanze ndebe ntaza kwibeshya, navuze ngo turaza kuvuga twitonda kugira ngo tutagira ibintu twangiza. Muri 2012 nibwo RGB, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda, RGB bagize gutya rukuraho
uwari umushumba mukuru muri ADEPR mu itorero rya Pentecote ry'u Rwanda. Icyo gihe uwo mushumba mukuru wakuweho na RGB niwe Usabwimana Samuel. Icyo gihe yirukanwe mu nshingano, yirukanwe na RGB. Usabwimana Samuel icyo gihe yarirukanwe, hanyuma aza no gusimbuzwa, birumvikana aza guhita asimbuzwa kuko ntabwo itorero ryari kumara igihe kinini ridafite umuvugizi. Icyo gihe haciye igihe kitari kinini, Usabwimana ahita ajya mu Bubiligi, niho hakurikiye inkundura yavugaga ngo yahunze igihugu, yagiye yibye itorero ADEPR, niho haje imishinga myinshi irimo izitwa za ETD. Abarangije mu ma ETD birangira bari barabwiwe ko bazahabwa uburenganzira bwo bazahabwa impamyabumenyi zo kuba abapasiteri n'abashumba. Icyo gihe birangira babirukanye nabo mu batarize. Ibyo ni ibintu hagiye haba ibintu byinshi. Icyo gihe muri iyo minsi nyuma y'uko asezera, ariko yari yaratangije umushinga witwa ko navuze ko ari ukwitonda wagabanya ibyo ndi kuvuga, ariko ngira ngo abantu bibuka ibintu byinshi byabaye kuri iyo ngoma ya Pasiteri Kozimana Usabwimana Samuel. Uwo mushumba rero icyatangaje abantu bakavuga byinshi ni uko kubera inkuru yagiye avugwaho nyinshi uko zari zimeze, kuba agiye guhurira mu gitaramo, agiye kuvuga ubutumwa muri Canada, muri ADEPAC cyangwa se ni ADEPR ubwo yo muri Canada, agahurirayo na Papi Claver na Dorcas, abana b'itorero. Buriya ni abana b'itorero cyane, Papi Claver na Dorcas ryo mu Rwanda. Abantu bahise bavuga bati ese nta kibazo itorero ryaba rifitanye na Usabwimana? Wenda tuvuge muri ubu buryo, nta kibazo itorero ry'u Rwanda ADEPR ry'u Rwanda rifitanye na Pasiteri Usabwimana Samuel, ku buryo Usabwimana Samuel agiye guhura na Papi Claver na Dorcas bagakora igitaramo? Icya kabiri akavuga ati ese RGB yakuyeho Usabwimana muri 2012 imukura ku nshingano zo kuyobora ADEPR mu Rwanda, ahita ajya mu Bubiligi. Kandi Ububiligi ni igihugu kizwiho gucumbikira abantu batavugana rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, abantu bariyo batavuga rumwe n'u Rwanda. Mbese abantu bakavuga ngo kuki yavuye mu Rwanda agahita ajya mu Bubiligi, kandi amaze gukurwa mu nshingano na RGB n'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere mu Rwanda. Abantu bakabihuza rero bagatekereza ko hashobora kuba hari ikindi kintu uyu mugabo yaba yarashinzwe, uyu mukozi w'Imana yaba yarashinjwe, cyangwa se yaba yarutorotse igihugu, ariko nta makuru ahagije ahari agaragaza ko uyu mugabo yahunze igihugu. Ntayo turabona twebwe, nta n'amakuru ahagije avuga ko itorero ADEPR mu Rwanda ritemera ko Revera Usabwimana Samuel abwiriza. Ntabwo twigeze tubona bamwambura inshingano. Rero ayo makuru niba hari twebwe ntabwo turayamenya, nituyamenya nayo tuzaza tuyababwire. Ariko icyo kintu nicyo cyabaye nk'aho ari saga, kuvuga bati abakozi b'Imana mu Rwanda kuki bagiye kwifatanya n'uwo muntu wagiye gutyo, amaze gukurwaho agahita agenda, yavuzweho byinshi ku itorero. Ubwo hasigaye kwibaza ngo niba nta kibazo itorero ADEPR ry'u Rwanda ribona muri Usabwimana, kubera iki abakozi b'Imana Papi Claver na Dorcas batajya gukorana nawe igiterane? Kubera iki abantu bumva ko Papi Claver na Dorcas bagiye gukorana n'umuntu? Ibyo bintu abantu bagomba kubihagarika. Mugomba kumva ko ivugabutumwa ryaragutse igihe nta kibazo kigaragara ku muntu, nta cyasha kiri ku muntu, umuntu wese yemerewe gukorana ivugabutumwa n'undi, nta kibazo kibirimo. Rero Papi Claver na Dorcas baritegura rwose gukorera ivugabutumwa muri Ottawa. Ni undi mugisha kuko
ivugabutumwa riba rigiye kure. Yesu yaravuze ngo mugende ngo muzabaga bo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya, ndetse asoza avuga ngo kugera ku mpera y'isi, ku mpera z'isi zose. Rero bagiye kuvuga ubutumwa, Imana izagendane nabo, tubifurize kuzakora ibintu byiza nk'uko basanzwe babikora no mu Rwanda, baririmba neza, umuziki wabo ni mwiza cyane, Imana izabahire rwose. Kandi natwe tugomba kubasengera kugira ngo Satani atazatwishima hejuru, tugomba kubasengera bakajyana imbaraga n'amavuta kugira ngo umurimo w'Imana uzakorwe neza kandi cyane. Ngayo nguko rero ni ayo makuru twari tuzanye. Ubwo igiterane giteganije muri kwa karindwi nk'uko twabivuze, twagiye tubigarukaho. Abantu rwose bari Canada, ndabizi ko mudukurikira, abantu bari Canada muzitabira iki gitaramo, abantu nka ba Antoinette Rehema, umuhanzi mwiza cyane, afite indirimbo nkunda yitwa ibindi bitwenge, hongeye kunyuzuza ibindi kuririmba kwanjye ni hafi ya ntako, ariko iyo ndirimbo rwose ndayikunda cyane. Antoinette Rehema, uzaba uhari ushyigikira abakozi b'Imana, Papi Claver na Dorcas, ndetse n'abandi bahanzi benshi cyane tuzi bari muri Canada, muzahabe kugira ngo mushyigikire abakozi b'Imana bagabura iby'Imana. Nicyo kituranga abakozi b'Imana, ni ugufashanya kugira ngo ubutumwa bugere kure. Mwakoze rero kudukurikirana, mbibutse kuzajya muduha ibitekerezo byanyu uko mubyumva n'uko mubibona, kuko kugira ngo natwe tujye dukora evaluation, turebe ibyo twakongeramo, ibyo twagabanya, kugira ngo ubutumwa bukomeze bugere kure kandi ibiganiro byacu bikomeze kubageraho ari byiza cyane kuruta uko byari biri. Mwakoze cyane rero.